Shuti bakunzi mudukurikira ku muyoboro ijambo rya Imana TV cyangwa se ku muyoboro ijambo rwa, tubahaye ikaze nanone muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana tubagezaho amateka y'intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo. Kuri uyu munsi tugiye kuvuga ku mateka yaranze intumwa yitwa Bartolomayo. Imana tugire neza, niwe tugiye kuvugaho muri uyu mwanya. Tukurarikire kubana natwe muri iki kiganiro ukadukurikira. Imana iguhe umugisha kandi turakwifuriza amahoro aturuka kuri Kristo Yesu kugira ngo asabe umutima wawe. Kandi turagusaba nibe utarakoze subscribe wakora subscribe cyangwa se sabone, byaterwa n'ibimukoresha cyangwa se ukiyandikisha mu ibara ry'umukara hepfo uraza kuhabona ugifungura iki kiganiro. Imana iguhe umugisha kandi twagusaba ukunze ibiganiro byacu kubisharinga ukabiha abandi ukatwandikira no muri comment, byose biremewe. Imana ishimwe. Reka dusenge Imana dukomeze muri uyu mwanya w'ikiganiro. Mana turagushimira umwanya uduhaye kuvugana n'abantu bawe, izina ryawe nirishimwe. Dufashe muri uyu mwanya duhana umugisha n'abadukurikiye n'abazadukurikira, umuntu wese uzumva iki kiganiro azavanemo intego nziza yo kugukomeraho no kukwamamaza no kukuvugira kugera igihe uzagarukira gutwara itorero, abantu bose bazabe bari mu mugabane wo kwamamaza ubutumwa bwiza. Urakoze cyane, umugisha umuntu wese udukurikiye, umugisha umuntu wese uzadufasha ivugabutumwa, yohereza abantu ibiganiro, adufasha mu buryo burenze bumwe, umuhereza umugisha kandi twebwe twese duhana umugisha ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nkuko bisanzwe amazina ni Emmanuel Nzabonimana. Ndagira ngo nongere guha ikaze abantu tugabwe tubana kuri uyu muyoboro badukurikira, tubahaye ikaze cyane. Kandi abantu nanone bahageze ari ubwa mbere, namwe ni ikaze. Uyu ni umuyoboro w'ijambo ry'Imana kandi ritavangiye, tarimo ibintu byinshi, tarimo ibikabyo. Ndagira ngo tubwire abantu ngo turi kuvuga ku mateka y'intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo. Tugeze ku ntumwa rero ya gatandatu yitwa Bartolomayo. Ijambo Bari bisobanura mwene, naho duhereye bityo Bartolomayo ubwo bikaba byasobanura mwene Torimayo. Mwene Torimayo. Bartolomayo ubwo ni mwene Torimayo. Tubonye ko Bari bisobanura mwene, Torimayi ubwo ni Torimayi ni se wa Torimayo. Ni ukuvuga ngo Bartolomayo ni umuhungu wa Torimayi. Imana tugire neza. Hanyuma uwitwa Elias, duhere ku mateka yaranze Bartolomayo. Umwanditsi umunyamateka ukomeye umushakashatsi witwa Elias w'i Damasiko wabayeho mu kinyejana cya 9 nyuma ya Kristo. Ubwo ni mu myaka za 850 nyuma ya Kristo. Birumvikana niwe wabaye wa mbere mu kugaragaza ko uyu Bartolomayo ari we Natanayeli. Imana tugire neza. Uyu Bartolomayo niwe Natanayeli, uyu mushakashatsi mu bya theology, mu buhanga muri theology, Elias w'i Damasiko niwe wagaragaje ko uyu Bartolomayo ari we Natanayeli. Natanayeli cyangwa se Bartolomayo ni izina rimwe, ni umuntu umwe, ntabwo ari babiri. Ni amateka tugiye kuvuga rero y'intumwa ya gatandatu y'umwami wacu Yesu Kristo. Tubona muri Yohana 1:45. Reka twasome twumve uyu Natanayeli bari kutubwira. 1:45 haranditse ngo Filipo abona Natanayeli aramubwira ati, uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika, twamubonye, ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Natanayeli aramubaza ati, mbese i Nazareti hari ikiza cyahaturuka? Filipo aramusubiza ati, ngwino urebe. Yesu abona Natanayeli aza aho ari, amuvuga ati, dore umwisiraheli nyakuri udafite uburiganya. Natanayeli aramubaza ati, wamenyeye he? Yesu aramusubiza ati, Filipo ataraguhamagara ubwo wari uri munsi y'umutini nakubonye. Natanayeli aramusubiza ati, Rabi, uri umwana w'Imana koko, ni wowe mwami w'Abisiraheli. Yesu aramusubiza ati, mbese wijejwe nuko nkubwiye yuko nakubonye uri munsi y'umutini? Uzabona ibiruta ibyo. Imana tugire neza. Uyu Natanayeli rero niwe Bartolomayo. Filipo yari inshuti cyane n'uyu Natanayeli cyangwa se Bartolomayo. Mu murimo bagiye bakora wose Natanayeli yari ari kumwe nawe. Mu mateka anatwereka ko igihe uyu nguyu Filipo yicirwa i Napolisi cyangwa se muri Turukiya, yicirwayo amaje gusenya ikigirwamana cy'inzoka abantu baramyaga bakagira ishyari bakamwicisha.
n'uyu nguyu Barutolomayo bari bari kumwe, cyangwa se Natanayeli nayo bari bari kumwe, ariko kubera ko igihe cye kitari cyakageze, aca mu myanya y'intoki arabacika, ntibamufata, waragenda akomeza umurimo w'ivugabutumwa. Imana itugire neza rero. Uyu nguyu Filipo turagira ngo dusobanurire abantu ko ari we Natanayeli. Ijambo ry'Imana ritweretse muri Yohana 1:45, Filipo yagiye agahamagara akamubwira ati uwanditswe n'abahanuzi, uwavuzwe na Mose akandikwa n'abahanuzi bakamwandikaho, namubonye Yesu Kristo w'i Nazareti, namubonye, ngwino nawe urebe. Hanyuma Filipo rero ngo akiza ageze kuri Yesu, Yesu ngo aramubwira ati nguyu umuyuda nyakuri, udafite uburyarya, ufite umutima uboneye. Hanyuma rero ngo Natanayeli aramubaza ati umbwiwe n'iki, wamenye ute? Ngo aramubwira ati mbere y'uko Filipo aguhamagara aho wari uri munsi y'umutini, nakurebaga, nari nakubonye, ndakumenya. Hanyuma rero ngo Natanayeli aramubwira ati urabi, uri umwami w'Abisirayeli koko, ni wowe mwami. Ariko aramubwira ati wijejwe nuko mbwiye ko nakubonye? Ibyo ngibyo gusa urumva ryo ibintu bikomeye. Aramubwira ati rero uzabona n'ibindi, urugendo tuzagendana, igihe tuzamarana uzabona n'ibindi. Imana tugire neza rero. Uyu Natanayeli cyangwa se Filipo, uburyo yahamagawe ni ubwo ngubwo. Natanayeli cyangwa se Barutolomayo yahamagawe, Filipo yaje kumubwira ati ngwino urebe uwo mwami Yesu wavuzwe na Mose akavugwa n'abahanuzi, ari hano, namwiboneye w'i Nazareti. Hanyuma rero Natanayeli aje kumureba, Yesu aramubwira ati nugumana nanjye n'ubundi uzabona byinshi, uzamura ibintu bitangaza. Nuko yagumanye na Yesu. Imana tugire neza. Hanyuma rero turashaka kuvuga ko amaherezo y'uyu Barutolomayo cyangwa se Natanayeli, ko twabonye ko ari izina rimwe, yiciwe mu ntara ya Azerbaijan mu cyahoze ari Irisesi cyangwa muri leta z'Abasoviyete, mu mujyi wa Aribaki, leta z'Abasoviyete, Irisesi, Arinapolis, ariyo Deribe muri iki gihe. Imana tugire neza. Hanyuma rero niho yiciwe, nyuma yo kumara imyaka 16 muri Armenia avuga ubutumwa. Birumvikana yapfuye bamunyeho uruhu. Imana tugire neza. Uruhu bararubaga, uko babaga amatungo mwarakubonye. Uruhu barutandukanya n'inyama zisanzwe, barumaraho. Hanyuma amaze guhinduka inyamansa, bamubamba bamucuritse nka Petero. Hanyuma aguma atyo kugeza ashize mu mwuka. Imana tugire neza. Urupfu rw'uyu muntu w'Imana Barutolomayo cyangwa se Natanayeli, turashimira Imana. Ijambo Yesu yavuze agiye gusubira mu ijuru akabwira abigishwa ngo icyakora muzahabwa imbaraga, Umwuka Wera nabamanukira, ati muzabagaho kumpamya Yerusalemu, Yudaya, Isamariya no kugera ku mpera y'isi. Ni ukuri bamaze kubona Umwuka Wera babona imbaraga. Biradukwiriye kuzura Umwuka Wera, biradukwiriye kubona iyi mbaraga y'Umwuka Wera kugira ngo tubashe guhamya neza Yesu tudafite ubwoba, dushize amanga, duhagaze mu ruhande rw'Imana. Imana ishimwe kandi Imana tugire neza. Naho hari ibyaturwanya, naho hari ibyadutera, naho hari ibyakunaniza, ariko ukwiriye kuzura Umwuka Wera. Umwuka Wera naza azenda ku bya Data bitumenyeshe. Haleluya. Azatumenyesha, azatugisha ukuri kose. Imana ishimwe. Uyu Barutolomayo cyangwa Natanayeli yakoze umurimo ukomeye cyane muri izi leta z'Abasoviyete, Irisesi. Ariko igihe cye kigeze, ngo amaze imyaka 16 avuga ubutumwa muri Armenia, yego yapfuye bamunyeho uruhu, cyangwa se uruhu barubaze baruvanyeho. Amaze guhinduka inyamansa bamubamba bamucuritse ku musaraba, acuritse. Hanyuma aguma abambye atyo kugera igihe yashiriye mu mwuka. Imana tugire neza. Ndagira ngo nkubazeho dukurikiye, mbese Kristo Yesu wakiriye, urumva wamuhamya kugera igihe uko Yesu yabwiye abigishwa, aravuga ati ubwo bagize gutya igiti kikiri kibisi nikimara kuma bizagenda gute? Ndagira ngo babwire ngo
niba Yesu yarakurubanywe agakubitwa imikoba akambika urubindo akamba ry'amahwa mu mutwe bityo agakorerwa umusaraba akagirwa kwa kundi ari umwana w'Imana, ari Imana. Ntabwo twebwe, ntabwo mwebwe, ntabwo abantu bamukurikiye ari bo bazorohera, ariko Imana ishimwe dukwiriye kuzura Umwuka Wera, dukwiriye gusaba impano ya Mwuka Wera ya Roho Mutagatifu idufasha gukomera tugahanwa naho byaba ari bikomeye, Imana ikatunyuzamo. Imana ishimwe. Twifurije abantu bakurikiye Yesu kuzagira iherezo ryiza, twifurije abantu bakurikiye uyu mwami kuzarangiza neza. Imana ishimwe. Turifuriza abantu bakurikiye Yesu kudacogora, kutanamuka, kudacika intege, abantu babivemo. Ngo tube twaratangije iby'umwuka dusoze iby'umubiri, ngo tube twaratangiye twitwara neza ngo turangize twitwara nabi, ngo tube twaratangiye dufite ubuhamya ngo dusoze turi baruvumwa. Imana tugire neza. Bene data afite umusaraba, mwikomeze kuri Yesu, kandi abantu bakomeze gutungana, bakora imirimo itunganye. Turabizi neza ko ubwo Yesu bamugenje kwa kundi, natwe abakunzi be, kandi ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo urupfu rw'abakunzi b'Uwiteka n'urw'igiciro mu maso y'Imana. Imana ishimwe. Nguyu Barutolomawo, nguyu Natanayeli, nuko yapfuye, nuko yagiye, ariko agenda ahamije, arahamya Yesu, ahagarara mu ruhande rwiza. Aravuga ati uko byagenda kose, tekereza aho bahereye bavanaho uruhu uko byari bimeze. Inshuti mwene data dukurikiye, turagira ngo tubabwire ngo hari imbaraga ya Mwuka Wera ishoboza umuntu, hari imbaraga ya Mwuka Wera ifasha umuntu, hari imbaraga ya Mwuka Wera ituma umuntu agira iherezo ryiza. Ndagira ngo nifurize abantu bose banteze amatwi, bankurikiye, bazankurikira, babwire ngo birakwiriye ko mwifuza Umwuka Wera, birakwiriye ko uyu Mwuka Wera abazaho agakorana namwe, akaba muri mwe, kugira ngo mube abagabo, tube abagabo bo guhamya Yesu. Hari aho bigora kumuvuga, hari aho bigoye kumwamamaza, ariko ndagira ngo mbabwire ngo uko byagora kose dukwiriye kuzura Umwuka Wera. Nituba twuzuye Umwuka Wera tuzamuhamya, tuzamuvugira, ndetse tugere no ku gihe twakemera no kubizira, ariko tutazize ibyaha, tutazize gukiranirwa, tutazize ibintu bibi, ahubwo tuzize ko twamamaje Yesu. Imana ishimwe. Tuzaduhirwa nibadutuka batubeshyera ibibi byinshi, ariko baturenganya, batuziza ko twakurikiye Yesu, tuzaba duhirwa. Ariko bizaba cyangwa byaba ari ikibazo baramutse badututse, baduhora ibibi twakoze. Imana tugire neza. Biragatsindwa rero, nshuti mwene data, ndakwifuriza, ndagusabira imbaraga ziturutse ku Mana, kugira ngo nawe wikomeze kuri Kristo Yesu, kandi w'umugabo nyamugabo wikomeze. Imana iguha imbaraga. Umwuka Wera aze kuri wowe kugira ngo ubashe guhamya Yesu uko bikwiriye. Kadusengane Imana, twinginga Imana tuyibwire ngo Mana dufashe, natwe tuzagira iherezo ryiza. Mana data wa twese, turagushimiye muri uyu mwanya, turi kuvuga ku mateka yaranze intumwa zawe, zagiye zihangana, zimara kubona Umwuka Wera, zabonye imbaraga koko, zirahamya, zigera ku mpera y'isi zamamaza, ndetse bagenda bagira n'iherezo rikomeye ariko ry'abakiranutsi. Nubwo bagiye uyu nguyu Barutolomawo cyangwa se Natanayeli dusanze muri aya mateka y'intumwa, Mwami Imana yacu bamwunyeho uruhu, ariko arakomeza arahamya, aravuga Kristo ni umwami, aravuga ngo hari imbaraga, hari icyo nabonye kuri Yesu, ariko kugera igihe bamubambye ku musaraba acuritse, ashiramo umwuka, ariko ntiyigeze kwihakana. Natwe tugusabye imbaraga kugira ngo tutazakwihakana, naho ibintu byamera gute, naho iminsi yagenda gute, Mwami tuzahagare mu ruhande rwawe, tuguhamye kugera igihe tuzaturangije iherezo ryacu. Turinde kuzakwihakana, uturinde Mwami Imana yacu kuzahemuka, ngo tuve kuri wowe tuyoboke ibigirwamana, ahubwo tugusabye imbaraga zo kuguma kuri wowe kugera ku munsi wacu wa nyuma. Tuzabe tugikiranuka, tukigenda uko bikwiriye intore zawe, kandi tugikora umurimo uko bikwiriye. Wakoze Data. Abantu bose badukurikiye tubasaba umugisha, abantu bose babanye natwe muri iki kiganiro nubaha imbaraga zibafasha kuzahagarara bagahamya, naho ibyo byaba bikomeye gute, yaba imvura y'amahindu, yaba ari izuba rimeze gute, yaba ari umuriro. Waravuze ngo ubwira Yakobo, uramubwira ngo Yakobo munyorogotowe, naho uzaca mu mazi atemba ntazagutembana, nuca mu muriro ntuzashya, n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Urimo ubwira Mwami Imana yacu kuro. Ndagira ngo rero tubwire abantu, dusengeye abantu muri uyu mwanya, tuvuge ngo Mwami Imana yacu nubaha imbaraga, kandi bakomeze kugira ngo babashe kuguhamya uko bikwiriye. Urakoze cyane ukomeje gusenga kwacu, uduhana umugisha n'abadukurikiye n'abazadukurikira, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nshuti muvandimwe waradukurikiye ku muyoboro Ijambo Rwa cyangwa se Ijambo rya Imana TV, turagushimiye cyane. Utarakanda kuri subscribe,
turaguhamagarira gukandaho no kunzogera kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu no gusharinga bino biganiro kugira ngo bigere kuri benshi. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu, ndabakunda cyane, amen.